munyemerere cyane shuti zacu z'akadasohoka Umwana TV, mwese mumererwe neza cyane, tubashimire kandi tubaha ikaze aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, tutibagiwe n'abari mu bihugu by'amahanga. Ubwo abanyarwanda mudukurikiye muri kure cyane, tubahe ikaze kandi duhe ikaze abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Mwese ni mumererwe neza cyane, munyemerere mbazanire iyi nkuru isa naho itangaje kandi ishimishije. Murabona umwari mwiza mutemba shyushyu mutereka amata ruhanga ruhanganye ubuhanga ubwiza budashira irora, umwana w'i Rwanda. Urabona igituza cy'umunihira, umusore mwiza rutebeza bigembe, rugero rw'ingabo nziza rutingwa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi cyogere mu nkuba, umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire, ntekereza ko umwana wese aramutse abonye iyi foto arashobora gutinyuka polisi y'igihugu. Umwana wese aramutse abonye iyi foto arashobora kujya abaza abapolisi ibibazo, amubwira ati imbunda ikora gute, ese imaze iki? Rigoma imbunda imaze iki? Tuvugisha ukuri, umwana ari ku ifirimbi y'umupolisi, ifirimbi y'umupolisi ku ruhande imbunda. Bivuze ngo wagera gutyo ukabona uyu mupeti afashe no kuri iyi mbunda, ariko agatangaro cyangwa akabazo karimo, reka noye kukita agatangaro, yaramwemereye aratuza rwose, ahagarara neza, ariko ni umuhanga. Urabona ko rwose inkoni ye nako imbunda ye inkoni nari nyize ikibando yayikozeho nyine, avuga ati umwana atavaho atuma mpugirana, nkamuhugiraho nkakareba ibyo gakora, ugashiduka hari umuntu uje ku siporo. Ni imitekerereze, ariko mu Rwanda ni nk'inzozi, nta muntu waza kumukoraho. Ariko urabona ko uko byamera kose nyine bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo umurashi w'umuhanga arasa ivumbukiweho, kandi none buriya bimeze nk'imitekerereze. Uko byamera kose imitekerereze y'umupolisi iri hejuru, kuko nubwo ubona mu by'ukuri yarangariye umwana, ariko ntabwo yazanye ikiganza ngo acyambure iriya mbunda ngo ajye kumufata mu mutwe agakoreho. Yakaretse karisanzura, kamwisanzuraho, maze nako karemera mama we, kazamura ibirenge, karavuga ati okay, sindakura ndi kagufi ndeshya gutya, ariko reka ngire gutya. Byo bita kwisumbukuruza. Ariko kwisumbukuruza ubanza ni ibi ngibi cyangwa ariko uyu mwana arashimishije. Inshuti zacu z'akadasohoka Umwana TV, iyi foto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri by'umwihariko mu Rwanda. Akantu kose kameze nk'akantu gatangaje, umuntu wese ahita agahururira cyane ko uyu mwana reka mbabwire rero mwa banyamakuru mwe, ngende kuvugira ahantu kure hashoboka, byazantwara igihe kugira ngo ngere kuri uyu mwana. Ariko mbabarira, nimba uri umuhanga tukwizera, zana uyu mupolisi kuri mikoro. Zana uyu mupolisi kuri mikoro tumenye uyu mutipe ninde. Mu by'ukuri hari byinshi akwiriye gusobanura n'ibyo akwiriye kwigisha abandi. Murabizi ko abantu benshi ubona umupolisi muri iyi uniforme ukaba wamutinya, ukaba wamufata nk'umuntu udasanzwe. Ariko by the way, reka nkubwize ukuri, wimufata nk'umuntu udasanzwe. Ni umuntu kimwe nawe, gusa wenda inshingano ye imuha igitinyiro, ariko ikanamuha n'igikundiro ku bana. Wabibonye? Yesu ati nimureke abana bato baze bagire bate, bansange. Umupolisi ati nimureke abana bato bisanzure. Reka nkubwire, iyi foto yashimisha abantu benshi, abantu bayirakinze, abantu bayisharinze bishoboka, kugira ubwo nanjye ngize gushya ahantu nari nibereye hameze rwose mu bitoki bya bindi byo hambere, ahantu mu bihuruhuru by'ibitoki byakuze, ahantu usanga igitoki cyagize gutya kigacurama ubundi kikanashya, ugasanga inyoni nazo ziraza zibaho neza. Niho nari nibereye mbona iyi foto inguyeho, ndavuga nti nanjye reka ngira ijambo mvuga kuri iyi foto. Ndatekereza ko nawe udukurikiye hari ijambo wavuga kuri iyi foto.
buriya iyo tuvuga ubwisanzure bw'abana no kubaha bwa buzima igihugu cyifuza no kubaha ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi, burya n'ubwisanzure. Ubwisanzure ni ikintu cya mbere ku mwana. Uyu mwana yubatse amateka mu buzima bwe ku buryo ntekereza ko hari byinshi ashobora kubaza uyu mupolisi. Murabizi ko aba bagabo mu mutekano wo mu muhanda bagira inshingano nyinshi, ari ukureba ibinyabiziga biragenda gute, abanyamaguru bagenda gute, iyo bigeze mu gihe cy'abana bava ku mashuri byo bikaba ibindi. Buriya ni byinshi iyi foto isobanuye, kuko byonyine abana bashobora gutinyuka kugira ibibazo babaza abapolisi byo mu muhanda, sibyo? Bigatuma basobanukirwa umuhanda no kuwirinda, cyane ko mubizi ko habamo impanuka zitandukanye, ukajya kubona ukabona umwana nk'uyu impanuka iramuhitanye. Ariko nimba umwana yageze ku ifirimbi, arashobora kumubaza uko iriya mbunda ikora, arashobora kumubaza uko iriya telefone kiriya cyombo gikora, arashobora kumubaza impamvu yambaye kuriya. Urabyumva? Kuko iyi myenda usibye no kubisa neza, ariko ifite n'ikintu kinini ivuze mu gihe cya nijoro. Muzi ko umuntu wambaye uyu mwenda ikinyabiziga kimubona mbere ye kandi kantu kose, kuko bigira icyo twakwita n'ibigarura rumora. Hari nimba nibeshye simbizi, abize ibijyanye n'amategeko y'umuhanda murabizi, mu byandike muri commentaire. None uyu mwana ashobora kumubaza ibintu byinshi. Murabizi ko mu muhanda habamo kata nyinshi, hari aho bakubwira ngo ugomba kunyura muri kino cyerekezo kubera ko uri umunyamaguru, yego, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntubisobanukiwe. Kabiri, umwana akwiye kwambuka gute? Muraza kwihanganira amajwi, yewe nakoreye ahantu hari abana, hari amajwi hirya mwumva, ariko abana nibo turi kuvugaho hano ku Mwana TV, ibyo ntubigireho ikibazo. Noneho nari mvuga ko hari ubusobanuro bwinshi iyi foto isobanuye, kandi hari ibibazo byinshi abapolisi basobanurira abana. Ntibigutangaze ko hari abana benshi bagiye kujya batinyuka bakabaza abapolisi ibibazo bitandukanye. Uyu musore w'igihugu cy'u Rwanda mu mwambaro w'igipolisi cy'u Rwanda, reka nkubwize ukuri, yagaragaje ko afite umuco n'indero, mu kirundi niko babyita, noneho akagira disipurine y'igihugu cye, by'umwihariko igipolisi akorera. Kwemerera uyu mwana, mu by'ukuri murabona ko ari ku muhanda, kandi afite inshingano zirenze iyo uyu mwana yashoboraga gukora, ariko akamuha iyi tayimu yonyine akayimuha. Ni ikikwereka mu by'ukuri aba bapolisi bakwiriye ishimwe, bameze nk'uyu. Ishimwe rya mbere ni ukubavuga, tukabavuga ibi bigwi, kuko izi ni indangagaciro. Murabizi hari abantu benshi bahutaza abana, yamubona aje amusanga gucya akamwirukana. Genda shimira umupolisi ko nta video yigeze igaragara ari kwirukana uyu mwana, ahubwo yaramurebye, amureba mu maso, areba ukuntu akana kisumbukuruje pe. Muri kubibona kabisa, ni ibintu twavuga ko akwiriye gushimirwa. Ndetse binasobanuye ngo n'abandi bapolisi mwese mu b'icyitegererezo. Uyu mupolisi nk'uko musanzwe muhemba n'abandi bapolisi ari abafashe babonye abantu bataye ibyangombwa by'abantu runaka bijyanye n'amafaranga n'ibiki bakabibasubiza, ubunyangamugayo bwa polisi mwagiye mubwumva mu bihe bigiye bitandukanye. Mbese n'abantu badasanzwe, ubwo nigire kwa polisi ko mvuze ku basirikare nagahebuzo mwagiye mubona bagiye no mu gihugu cya Mozambique, aho bemera gusekura agasombe bagasekurira umuturage. Mw'abantu mwereka mbabwire, buriya abanyarwanda nibo bavuze ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Nimba utabona bino bintu waba ufite ikibazo. Ngewe ku Mwana TV nongere mbivuge, igipolisi cy'u Rwanda navuga ngo kabisa muri abantu b'abagabo, muri abantu badasanzwe, mugaragaza ko mufite disipurine iri ku rwego rwo hejuru. Reka rero nisabire abasivire, ngire message mbabwira. Nimba ubonye umupolisi ushaka kumuyoboza bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, mubaze. Reka nkugire n'inama, hari abantu benshi mukora n'ibizamini rimwe na rimwe mugatsindwa, ariko utagishije inama.
kandi aba bantu umuhanda baba bawuzi, baba bawusobanukiwe, awuhoramo kenshi, ikosa rikorwa byose arabizi. Rimwe na rimwe ugasanga wowe ugiye mu kizamura atsinzwe utigeze ubwira uyu mupolisi ukamubwira uti ngewe mpagaze hano, urugero ni kuri feruje, ese ni irihe kosa nshoborera gukorera muri iyi mihanda hano muri izi feruje, umuhanda uturuka ku Muhima n'umuhanda umanuka mu mujyi n'ujya ku Kinamba, hano hantu ni urugero ntanze, ese ni irihe kosa nshobora gukoreramo hano mu by'ukuri nkaba najya no mu kizami ngatsindwa? Azahita aguha kimwe, bibiri, bitatu kandi utaruzi. Utwo ni utuntu tumwe n'utundi. Kabiri, buriya umupolisi ni umuntu ushobora gusaba serivisi. Urugero, hari abantu murara ku mihanda, waje mu majyepfo, wagiye mu majyaruguru, wagiye mu burasirazuba, ubwo za Bugesera cyangwa umuhanda wa Nyagatare, gutyo muri ibyo bice ubuze imodoka, wari uri mu misozi y'imvura yakubuje, ariko uravuze utireka nishore, ubuze imodoka, ntufite n'amafaranga yo kujya kugura icyumba cyo kuryamamo. Why not? Ndashobora kubwira umupolisi ku muhanda uti mfasha, ndaye mu nzira najyagaha. Kandi murabizi ko rimwe na rimwe rwose iyo ubivuze ahagarika imodoka akamubwira ati mfasha uyu muntu yoye kurara ku muhanda. Mutinyuka abapolisi, simvuze kubashyanukaho, kwa kundi utinyuka umuntu karenza umurongo utukura. Mwubahe, kandi mu magambo make ushobora kumutinya, ushobora nako kutamubaza zikaba ari isoni atari uko wanamwubashye. Yego, ushobora kutamubaza zikaba ari isoni atari uko wanamwubashye, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko isoni ni ubujiji. Burya isoni nziza ni ukuba wenda uri muri taxi, ntanga urugero, umuntu w'umukecuru arinjiye, wowe urakomeje urahagaze, wanze guhaguruka ngo yicare. Izo ni zo soni mbi. Ariko ubundi kubaza umuntu, kumubwira uti mfasha ibi ngibi, kandi noneho wamaze kwiyumvisha ko anabishoboye noneho. Kuko ntekereza ko imodoka ziri mu muhanda zose nta nimwe, usibye wenda ibinyabiziga bike bishoboka umuntu ashobora gusesengura umupolisi atahagarika, ariko mu nshingano z'umupolisi uri mu muhanda ntekereza ko ari ibinyabiziga bike atahagarika. Bivuze ngo ntabwo wari ukwiye kujya urara ku muhanda kandi ubona abapolisi. Uyu mupeti rero, kano gapeti gakoze amateka, gusa ni gato, banza utagaha mikoro ngo kabivuge. Yes, ntekereza ko iyi foto cyangwa se iyi nkuru niyo nari mbazaniye, kandi mubonye ko ari inkuru nziza cyane kabisa. Bashimire wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Nimba utarayikora reka nawe wiyandikishe hano ku Mwana TV, inkuru zacu n'ibiganiro dutegura bijye bikugeraho mu bambere. Bashimire cyane kandi bifuriza amagara mazima. Nitwa Emmanuel Kanani.